Nongeye kubaha ikaze mwebwe mukomeje gukurikirana la fraternité Tech dukora kuri internet. Hari abantu benshi bagiye bibaza bakananyandikira bagira ngo mbabwire uburyo ki bashobora kuba bategura ji y'inanasi cyangwa se umutobe w'inanasi. Undi inanasi ni igihingwa tusabwe tuzi ko hano mu Rwanda gihari kandi kibasha no kuba kiboneka mu bice bitandukanye by'igihugu, yewe bikaba cyanabonekera igihe. Rero ubu ngubu tugiye kureba uburyo ki ushobora kuba watunganya umutobe w'inanasi wibereye iwawe. DIY la fraternité Tech ni technology ni technique ugomba kuba wakorera iwawe mu rugo bitagusabye kuba ngo ufite uruganda cyangwa se wowe wenda wajya no kubigura byaravuye muri industrie cyangwa se mu nganda, kuko wenda hari ibindi bintu biba byaragiye byongerwamo bishobora kuba byanakugira ingaruka mu mubiri wawe. Ubu rero no tugiye kuba twareba buryo ki ushobora kuba wakorera umutobe iwawe mu rugo ugaha abantu bakawunywa kandi ukaba umeze neza cyane. Yes, niba utarakora subscribe rero uyu nguyu ni wo mwanya ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bizajye biba bikugeraho kugiye, kandi wibuke no gukora kuzogera kugira ngo inkuru zacu zizageze kugira mu buryo bwa notification. Je nitwa fraternité. Ikintu cya mbere hari byo tugomba gukenera kugira ngo umutobe wacu ube umeze neza cyangwa se uze kuba wenda waboneka. Ibikoresho turaza gukenera harimo inanasi hiye neza ndetse n'amazi meza. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri turakenera ibikoresho. Turakenera icyuma, isahane, isururi, akayunguruzo, igikoresho gisukuye gipfundikirwa nk'icupa, akajerekani cyangwa se igikombe. Gatatu noho turatangiye tugiye kureba buryo ki ibintu byacu cyangwa se ji yacu y'inanasi itegurwa. Icya mbere, karaba intoki neza n'amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo ubashe kuba uzi neza ko uyizere neza ko umutobe wawe cyangwa se igikorwa ugiye gukora kigiye kuba ari nta makemwa, gifite isuku yuzuye. Cunga neza ko nta nzara ufite, niba uzifite uzice, niba wumva udashaka kuzica uzisukure neza kuryo nta mikorobe zishobora kuba zakihishamo kugira ngo zizangize abantu bazabasha kuba banywa kuri uyu mutobe wawe. Icya kabiri, ronga neza inanasi ku buryo ubona yuko ikeye. Icya gatatu, hatira inanasi kuri ya sahani twavuze ruguru. Ushobora kuba atari n'isahani ariko wenda ari nk'iparato cyangwa se isiniya ku buryo aba ari ahantu ubona ko hisanzuye. Gatanu, gikatemo uduce dutoya kugira ngo umutobe wacu ubashe kuba wavamo mu buryo butagoye. Gatandatu, kamurira utwo duce tw'inanasi ku isorori cyangwa se mu gasafuriya cyangwa se ahantu ubona hameze neza hafukuye, uyikande neza amazi avemo. Karindwi, kuyungurura n'akayunguruzo cyangwa ugatereka umutobe akanya gatoya ukikeneka uduce tw'inanasi tukajya hasi, noneho ukaza gusuka buhoro buhoro udacubanganya. Umunani, kufunguza amazi meza, ya mazi meza twavuze ruguru. Funguza amazi meza wa mutobe w'inanasi kugira ngo ya sukari nyinshi biri muri ya nanasi ubashe kuba wayifungura, n'umwana mutoya ataza kuba yayinywa isukari ikaba nyinshi mu mubiri we. Umva icyo gihe wowe urafungura, ushobora gufungurira umwana bitewe n'urugero arimo cyangwa se nawe wowe kubyifuza bitewe nuko ubishaka. Urakoze cyane rero kuba tumaze kukubwira byinshi byimbitse kuba nawe ushobora kuba wakitunganyiriza umutobe w'inanasi wibereye iwawe, ubundi ahasigaye ryoherwa n'uyu mutobe tuguhaye. Ndagushimiye cyane, cyane touch wibuke kugenda udakoze subscribe. Ni DIY la fraternité Tech dukora kuri internet, cyane touch.